Abana banjye munyemere mbaganirire. Kamere k'iki gitekerezo kivuga giti uri inzozi mbora ntota ntazashyikira, kuko iki ntiyemera ko uba uwanjye. Mukurekere. uri inzozi mpora ndota ntazashyikira, kuko isi ntiyemera ko uba uwanjye. Ese wari wakunda umuntu ariko buri ko ukangutse ugasanga zari inzozi mbese warotaga? Uwo muntu aba ari uwawe mu ndoto gusa, ariko mu isi turimo si uwawe ni uw'abandi. Hari umuntu uhora ahumirije ku bwawe kubera wowe, ahora mu isi y'inzozi, yanze kukurekura. Nubwo atabikubwira agukunda rwihishwa, atinya gufungura amaso ye ngo atakubura, niyo mpamvu ahora ahumirije. Guhumiriza kwe niho honyine ashobora kukubona, mwembi mufatanye ikiganza ku kindi nk'isi y'urukundo yo mu nzozi gusa. Twese turi nk'inyenyeri mu kirere, ariko twese ntitumurika kimwe mu mboni z'utureba. Hari ukureba akabona uramurika cyane akabona uteye amabengeza, hari n'ukureba akabona ntumurika cyane kuri we. Bityo nawe rero hari igihe umeze nk'inyenyeri imurika gakeya ku muntu uri kukureba, uri kwihomaho. Yagereranya n'izindi nyenyeri abona zimugaragiye, cyangwa se agereranyije n'iyo ahanze amaso akabona ntumurika namba. Muri ubu buzima tubayemo, buri muntu wese afite umuntu w'inzozi ze azapfa atashyikiriye. Nk'uko nawe hari abazarinda bapfa batagutsindiye. Isomo ni irihe rero? Kunda ugukunda, kuko uwo ukunda ahari akunda abandi. Akunda abandi. Akunda abandi wakanyagwa we. Mwana wa, reka njye kwiruhukira. Akunda abandi. Imigambi nyawe.